umukiza ujya umvugira ku mana inshuti idahana si nk'izo mu isi iteka arandinda akankingira n'ibyago icyamuha akawe umukiza wawe jye ninginga Imana mbikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira jye ninginga Imana mbikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira nahawe ikibanza na data wo mw'ijuru mu rugo rwe rwera kubw'umwana we azangezayo ngo tubane iteka ryose icyampa ngo nawe tuzabaniyo jye ninginga Imana mbikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira jye ninginga Imana mbikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira nzahabwa n'umwambaro mwiza wera cyane twabacunguwe atubikiyeyo yagira amatsiko nkawifuza mugenzi icyampa ngo nawe uza wambara ubwo jye ninginga Imana mbikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira jye ninginga Imana mbikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira ubu njye ngira amahoro mu mutima yahawe na Yesu umukiza wanjye atemba nk'uruzi ab'isi ntibayazi icyampa ngasanga yahawe nawe jye ninginga Imana mbikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira jye ninginga Imana mbikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira umara kumwembera umukiza wawe uhamye mu bandi byagukoreye usabe n'Imana ibahishurire Yesu ahabwe ubwo buntu wahawe nawe jye ninginga Imana mbikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira jye ninginga Imana mbikwereke Yesu umwakire nawe niko ngusabira bagira ngo mfate uyu mwanya niyegereze abariho bankurikirana kuri audio. Amazina yanjye nitwa Niyonagira Lukasi, nkora mu itorero ryitwa Eglise Vivante Mondiale rikorera mu Rwanda ariko icyicaro kikaba kiri Nyagatare. Mfashe uyu mwanya ngira ngo nshimire abantu bose badukurikirana kuri audio. Nanone ndagira ngo mfate nanone umwanya nkomeje kwihanganisha ndetse no gushimira abantu bari mu Rwanda hose ndetse n'ahandi bitewe n'ikibazo kiriho cya corona. Nkuko tubizi kenshi na kenshi abantu iyo bahuye n'ibibazo nk'ibi ngibi bagira
amarangamutima atandukanye, ariko ndagira ngo mbashimire kuko mwakomeje kwihangana, ndetse abantu benshi ntabwo bakomeje no gusohoka kujya hanze, ariko ni umugisha nanone dufite muri aka kanya ubwo dukurikirana izi nyigisho turi mu rugo, aho duturije dusenga Imana kandi dushaka kugira ngo Imana iduhe igisubizo cy'ibibazo dufite. Uyu munsi rero nkomeje kubiyegereza, kandi ngira ngo mbasabe mukomeze kwihangana, ariko kwihangana kwiza no kwihanganira mu Mana. Uyu munsi rero nanone tugiye kwiga ijambo ry'Imana kuva muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 25. Nanone turi buze gusoma Yakobo igice cya 1 umurongo wa 22 tugeze ku murongo wa 25. Ijambo cyangwa umutwe w'ijambo tugiye kwigaho uravuga ngo kumva ijambo no gukora ibyaryo. Kumva ijambo no gukora iby'ijambo rikubwiye. Reka dusome muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 24 nk'uko nabivuze. Haravuga ngo igice cya 7 umurongo wa 24 kugeza ku murongo wa 25 haravuga ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa, kuko yari ishyizwe ku rutare. Kuko yari ishinzwe ku rutare. Reka turebe nanone muri Yakobo igice cya 1 umurongo wa 22 kugeza ku wa 25. Haravuga ngo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari gupfa kuryumva gusa mwishuka. Kuko umva ijambo gusa ntakora ibyaryo ameze nk'umuntu urebeye mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda, uwo mwanya akibagirwa uko asa. Ariko uwitegereza mu mategeko atunganye rwose amutera umudendezo, agakomeza kugira umwete wayo, atari uwumva gusa akibagirwa ahubwo aruyumvira, niwe uzahabwa umugisha mu byo akora. Yesu ashimwe cyane. Bene data, ndagira ngo ntangirire kuri iki cyanditswe cya 1 tumaze kumva cyo ri muri Matayo igice cya 24 murongo wa 20 kugeza ku murongo wa 25. Twumvise yuko avuze, turagenda tureba umurongo ku murongo. Aravuze ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza azaba nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Hano harimo amagambo abiri kandi ariyo twifashisha kuri uyu munsi.
ubundi ijambo ry'Imana ni ubuzima. Umuntu iyo yumvise ijambo ry'Imana, iyo aryumvise riramwubaka, riramufasha, riramukomeza, rikamugeza mu gihe, niyo ageze mu gihe gikomeye, niyo ageze mu gihe kigoye, niyo ageze mu gihe cy'ibibazo, iyo rya jambo yize akarikomeza, aba akirifite muri we, niryo rimufasha mu gihe cy'ibibazo. Hano umwami Yesu niki yashaka kuvuga? Ni ukuvuga yuko kumva ijambo ry'Imana ukarikomeza bisobanuye n'ukurikomeza. Ntushobora gukomeza ijambo ry'Imana utarishyira mu bikorwa. Ntushobora kubona umusaruro uri mu ijambo ry'Imana utarishyize mu bikorwa. Ijambo ry'Imana rigira umumaro kuri buri muntu wese uryumvise, ariko umumaro w'ijambo ry'Imana uza iyo umuntu yarishyize mu bikorwa. Rero umuntu wumvise ijambo, niyo mpamvu muri Yakobo hari yavuze ngo ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa. Ni ukuvuga hari ukumva, hari no gukora iby'ijambo. Iyo wumvise ugakora iby'ijambo, burya uba wumviye rya jambo. Niyo mpamvu yashoje avuga ngo uwo muntu wumvira ijambo ry'Imana ari we wakoze iby'iryo jambo, ahabwa umugisha mu byo akora. Kenshi na kenshi abantu ntabwo babona umugisha bitewe n'uko wumva ijambo ry'Imana gusa. Kenshi na kenshi abantu ntabwo babona umugisha bitewe n'uko abantu benshi bakunda gukurikirana ijambo ariko ntibashyire mu bikorwa ijambo ry'Imana. Ni ukuvuga uyu munsi icyo nshaka kukubwira uri nkurikiranye uriho unyumva, ndagira ngo nkufashe ntugabe umuntu upfa kumva ijambo gusa, ahubwo igihe cyose ujye wumva ijambo ufite n'intego yo kugira rya jambo icyo urikuramo. Kuryumva rero ukarishyira mu bikorwa niho ubasha kubona umusaruro. Abantu benshi ntabwo baryumva ngo barishyire mu bikorwa, ahubwo barisiga aho ngaho bakigendera. Aribyo Yakobo hano ariho avuga ngo abo bameze nk'abandi, nk'umuntu wirebera mu ndorerwamo, mu kanya gatoya akibagirwa uko yasaga. Kenshi na kenshi abantu bumva ijambo gusa. Niyo mpamvu uyu munsi isi ifite ibibazo. Niyo uhuye n'ikibazo ntabwo umenya uburyo cya kibazo uri buze kugisohokamo, kuko ijambo wumvise ntacyo ryigeze rikumarira mu buzima bwawe. Turebye uyu murongo ukurikiraho wa 25, uravuga ngo imvura iragwa, imivu iratemba, umuyaga urahuha, byose byikubita kuri ya nzu, ariko iyo nzu ntacyo yigeze iba kuko yari yubatswe ku rutare. Iyo umuntu yubatse ku ijambo ry'Imana aba ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Imvura hano iri bivugwa ni ibibazo, ni ibigeragezo, cyane cyane muri iki gihe turimo. Turi mu gihe kigoye, turi mu gihe kiruhije, turi mu gihe isi idafite ibisubizo by'ibiriho bikoreka. Turi mu gihe aboroshye n'abakomeye bose bameze kimwe. Ntawe ushobora gutanga igisubizo cy'ibiriho bikoreka. Ariko abantu b'Imana cyangwa umuntu wumva ijambo ry'Imana akarikurikirana, ariwe hano ugereranywa n'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare,
iyo igihe nk'icyo ngicyo kigeze cy'ibibazo, iyo igihe kigeze cy'ibigeragezo, iyo igihe kigeze cy'intambara mu rugo rwawe, iyo igihe kigeze cy'indwara ziza zikurikiranya mu rugo rwawe, cyangwa indwara ziza mu gihugu nk'izi z'icyorezo, usigara ukomeye kuko ubuzima bwawe bwubakiye ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi rero ndagira ngo nkubwire yuko nta kindi na kimwe nk'abantu b'Imana bakwiriye kubakaho. Tukwiriye kubaka ubuzima bwacu ku ijambo ry'Imana. Tukwiriye kwiringira Imana, ariko ntushobora kwiringira Imana utemera ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Ntabwo ushobora kumvira Imana, ntabwo ushobora gukomera mu gihe cy'ibibazo ubuzima bwawe utarabwubatse ku ijambo ry'Imana. Umunyabwenge rero igihe cyose yubaka inzu ye ahantu hakomeye. Hano Yesu rero yavugaga yuko ahantu ubuzima bwawe ahantu ushobora kubwubaka ni ku ijambo ry'Imana. Nta kindi cyagufasha mu gihe ugeze mu bigeragezo, nta kindi cyagufasha mu gihe mu rugo rwawe bitameze neza, mu gihe nta mafaranga ufite, mu gihe inshuti zakuretse, mu gihe isi yagutereranye, mu gihe wagiye mu byago no mu bibazo. Nta kindi cyafasha umuntu keretse mu buzima bwe yarabanje kubaka ubuzima bwe ku ijambo ry'Imana. Niho ibigeragezo iyo bije, ari bizo za mvura, ariyo amivu itemba yatembeye kuri ya nzu ntiyagira ikiba, ntacyo yigeze ibiri ya nzu kuko yari yubatswe ku rutare. Urutare rero hano ruriho ruvugwa ni ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana ni Kristo. Hano Yakobo aravuga ngo, ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo. Ntabwo rero twumva ijambo ry'Imana gusa ngo turimenye gusa, ngo turifate mu mutwe gusa, ahubwo tugerageza gukora iby'ijambo ritubwira. Nicyo ariho asobanura ngo, ariko rero mujye mukora iby'iryo jambo, atari ugupfa kuryumva gusa no kwishuka. Kuko umva ijambo gusa ntakore ibyaryo ameze nk'umuntu wirebera mu maso he mu ndorerwamo, amaze kwireba akagenda uwo mwanya akibagirwa uko yasaga. Yaryumvise ariko ntacyo rimumarira mu buzima. Ntacyo rero byaba bimaze kwiga ijambo ry'Imana cyangwa gukurikirana ijambo ry'Imana bikagarukira aho ngaho gusa. Ijambo ry'Imana rigira umumaro mu muntu mu gihe yubatse ubuzima bwe kuri iryo jambo, mu gihe yizera rya jambo, mu gihe avuga ngo iri jambo numvise ribasha kunkura muri uyu mwanya rikanshyira aha ngaha. Ndagira ngo nkusabe mwene data uri nkurikirana aho uri hose, ujye ugerageza kubaka ubuzima bwawe ku ijambo ry'Imana. Niho uzagira umugisha mu byo ukora. Ibintu byose uzakora utubatse ubuzima bwawe ku ijambo ry'Imana ntacyo bizakumarira. Uyu munsi ndagira ngo nkufashe cyane cyane muri ibi bihe turimo. Nta kindi gishobora kugufasha. Urabona kenshi na kenshi twajyaga tujya mu materaniro, ugahura n'abandi, ukagira umwanya wo kuramya, ukagira umwanya wo guhimbaza, ukagira umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, pasiteri ari imbere yawe. Ariko uyu munsi siko bimeze. Biri ngombwa kugira ngo buri muntu aho ari yuze atekereze kuri rya jambo. Niyo anasenga, tufashe umwanya wo gusenga, nujya gufata umwanya wo gusenga ubanze gutekereza ku ijambo runaka wize, cyangwa usome Bibiliya ahantu runaka hagufashe, hafashe ubuzima bwawe.
umugaragu w'Imana Dawudi yaravuze ngo nibikiye ijambo mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumuraho. Hari igihe biba ngombwa ijambo wize igihe runaka rigomba kugufasha. Na n'uyu munsi rero igihe turimo, kuko uyu munsi nta mushumba uri kumwe nawe mu rugo, ariko gerageza kwibuka ijambo wize, utangire kuryubakaho mu buzima bwawe. Ni ukuri ijambo ry'Imana riragira umumaro mu buzima bwawe. Turi mu bihe rero bitoroshye, turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe buri muntu wese asabwa kubaka ubuzima bwe ku ijambo ry'Imana. Nta kindi gishobora kugufasha, nta kindi gishobora kukubaka, kuko igihe cy'ibigeragezo, igihe cyo kugeragezwa, igihe cy'imivu kuba itemba, ndatekereza ko n'ubu ngubu hari ibintu biriho bikwikubita hejuru. Ndatekereza yuko hari amajwi uriho wumva, ariko ayo majwi uyatsindishe ijambo ry'Imana. Iyo dusoma muri Matayo igice cya 4, tubona Yesu umunsi umwe yafashe umwanya ajya gusenga mu butayu. Igihe yari ariho asenga, asenze iminsi 40, Bibiliya niko itubwira, ijoro n'amanywa arasenga, iminsi 40 irarangira. Arangije amasengesho, umwanzi aramusanga kugira ngo amugerageze. Ikigeragezo cya mbere yamugerageresheje, yaramubwiye ngo niba uri umwana w'Imana, bwira uriya mutsima, bwira ririya buye rihinduka umutsima. Yesu aramusubiza ati biranditswe ngo, haranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa, ahubwo n'ijambo rivuye mu kanwa k'Imana ribasha gutunga umuntu. Bene data, tugeze mu gihe abantu bakeneye gutungwa n'ijambo ry'Imana. Ese rizagutunga gute utaryubaka, utarishyira nk'ubuzima bwawe? Icyatumye Yesu atsinda Satani mu mitego yamuteze yose, nuko Yesu Kristo nta kindi yamutsindishije n'ijambo ry'Imana. Nawe uyu munsi ibikuza bigutera, amajwi yose aza gusanga, nta kindi gishobora kugutsindishiriza uyu munsi kereka ijambo ry'Imana. Satani arakomeza aramugerageza, amujyana ku mpinga y'umusozi, amwereka isi n'ibintu byuzuyemo, amwereka ubutunzi, amwereka ibintu byiza, aramubwira ati biriya byose ni ibyanjye, nupfukamira ukandamya ndabiguha kuko mbiha uwo nshatse wese. Yesu aramusubiza ati haranditswe ngo ujye uramya Uwiteka Imana yawe, aba ari ujya ukorera yonyine. Igihe umuntu ari mu bibazo, igihe umuntu arwaye, igihe umuntu ari mu gihe nk'iki ngiki turimo cy'iyi virusi korona, akeneye kuba afite ijambo ry'Imana, kuko hari amajwi menshi aho uri mu rugo ukomeza kumva, kuko ni umwanya uba urimo ntuterana n'abandi, ariko aho ngaho ukeneye kuhagarara kandi ufashwa nuko wamenye ijambo ry'Imana, wubatse ubuzima bwawe ku ijambo ry'Imana. Aramusubiza ati biranditswe ngo umuntu ntatungwa n'umutsima gusa. Urumva ni icyanditswe, ni ijambo yakoresheje ry'Imana, kuko yari arifite, yari azi ibyanditswe. Uyu munsi nutamenya ibyanditswe uzafashwa n'iki? Uyu munsi nutubaka ubuzima bwawe ku ijambo ry'Imana, niki kizagufasha? Ukwiriye kuva mu bihe byo gukina, ukamenya yuko igihe urimo hari ibiguhiga, kandi ukamenya n'uburyo ki ushobora gutsinda ibyo ngibyo biriho biguhiga, biriho bikugerageza, biriho bikugusha. Ngo Satani ntabwo yarushye, arongera aramuzamura ngo amujyana ku munara muremure, ariko aho yarahindiye ijambo nawe aramubwira ngo niba uri umwana w'Imana, biranditswe ngo nusimbuka ukagwa hasi
niwijugunya hasi azohereza abamarayika bagufate bagushyire mu biganza, akoresheje icyanditswe, kuko ariho yamutsindiraga, amutega undi mutego. Yesu aramusubiza ati biranditswe ngo ntukagerageze Uwiteka Imana yawe. Bibiliya iravuga ngo nyuma y'aho ngaho Imana yohereza abamarayika baraza baramukorera. Mwene data, turi mu gihe dusabwa kuba mu buzima bw'ijambo ry'Imana, kubaka ubuzima bwawe ku ijambo ry'Imana. Ndiho ndavuga kubaka ubuzima bwawe ku ijambo ry'Imana. Kugira rero ngo ubuzima bwawe bwubaka ku ijambo ry'Imana ni ukuba uwumva ijambo ry'Imana ndetse ugakora iby'iryo jambo rikubwiye. Abantu benshi ntabwo bakunda gukora iby'ijambo. Yabaga abantu uko twize ijambo ry'Imana, yabaga abantu bigaga ijambo ry'Imana bagakora iby'ijambo. Ntabwo uyu munsi ibibazo abantu bariho bagenda bahura nabyo byabatsinda, ahubwo bakabaye abatsinzi igihe cyose. Ndagira ngo nkubwire rero, uzatsinda muri ibi bihe turimo no mu bindi bihe bizaza nyuma y'ibi ngibi, ari uko ubuzima bwawe wabwubatse mu ijambo ry'Imana. Ariko kubaka ubuzima bwawe mu ijambo ry'Imana ni uko ukora iby'ijambo rikubwiye. Niba wize ijambo ry'Imana ukagerageza kurishyira mu bikorwa, nicyo ndiho mvuga, gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Nta kindi Yesu hano yavugaga ajya kuvuga ya magambo, nta kindi yashakaga. Yashaka ko abantu bumva gusa, ahubwo baba abantu bashyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Niko bimera no mu bintu byose dukora, no n'ahantu hose umuntu ajya kwiga, ku mashuri, ibyo yigishwa, igihe kiragera kugira ngo bimugirire umumaro, nuko afata umwanya wo kubishyira mu bikorwa ibyo yize. Gushyira mu bikorwa ni ikintu kimwe, no kwiga ni ikindi. Ushobora kuba umukene bitewe n'uko ibyo wize utabishyize mu bikorwa. Ushobora kubaho ubuzima bubi bitewe n'uko ibyo wigishijwe bizakugira umumaro utabishyize mu bikorwa. Ariko uyu munsi ndagira ngo nkangure umutima wawe, wowe uriho unyumva, ugerageze gushyira mu bikorwa ijambo ry'Imana. Niho uzabona umusaruro, niho uzabona umumaro w'ijambo ry'Imana. Abantu benshi uyu munsi bakerensa iby'ijambo ry'Imana ni abadashyira mu bikorwa. Ibintu babihinduye nk'umuhango, ibintu babihinduye, ijambo ry'Imana barihinduye nka business. Ariko ijambo ry'Imana ntabwo ari business. Ijambo ry'Imana ni ubuzima. Jyewe uriho ukubwira, nabonye umumaro munini igihe nizira ijambo nkarishyira, igihe nabishyiraga mu bikorwa niho byangiriye umumaro. Kugeza na n'uyu munsi nabonye ubuzima bwanjye buhinduka. Kugeza na n'uyu munsi nabonye ubuzima bw'abantu benshi bugenda buhinduka bitewe n'uko ibyo bigishijwe babishyize mu bikorwa. Bakristo bene data, muriho munyumva munkurikirana, inshuti zanjye, ndabinginze kugira ngo tugerageze kwiga ijambo ry'Imana no kurishyira mu bikorwa. Uyu munsi rero nashatse kugira ngo nkwibutse yuko Yesu avuga aya magambo nta kindi yari agamije, nta kindi yashakaga. Yashakaga kugira ngo abamwizera bose bagire ubuzima bwiza ariko bushingiye ku ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni imbaraga, ijambo ry'Imana ni ubuzima, ijambo ry'Imana rirahindura, ijambo ry'Imana ni umutsima w'ubugingo. Niyo mpamvu Dawudi yavuze ngo nibiki ijambo mu mutima wanjye kugira ngo ntazagucumura. Iyo wiki ijambo ry'Imana, iyo wize ijambo ry'Imana ukarifata ukarikomeza, rihindura ubuzima bwawe. Niyo mpamvu tubona hari abantu benshi bahindutse, hari abari abasinzi, hari abari abasambanyi, hari abari abajura, ariko kubw'ijambo ry'Imana kurikurikirana baryiga. Na n'uyu munsi ndagira ngo nkubwire uri nkurikirana, ijambo ry'Imana iri jambo ribuze guhindura ubuzima bwawe, iri jambo riribuze kugukiza, iri jambo riribuze kukubaka mu buzima bumwe bwasenyutse. Wongera ugarukire Imana, uhindukire
ureke kugenda usa nk'umuntu udafite gahunda, usa nk'umuntu udafite intego. Gira intego, ujye usoma ijambo ry'Imana ufite intego, ujye usoma ijambo ry'Imana urishyira mu bikorwa, uzatangira kubona impinduka y'ijambo ry'Imana. Ariko nupfa kurisoma gusa nturishyire mu bikorwa, ntacyo rizakumarira mu buzima bwawe. Murakoze cyane. Ndagira ngo musabe wo wari uri nkurikirana, ndagusaba kugira ngo niba ushaka ko guhinduka, waba utarakizwa cyangwa warakijijwe, uyu munsi ndagira ngo niba waradohotse ku ijambo ry'Imana, utagisoma ijambo ry'Imana, utakiga ijambo ry'Imana, utakizera ijambo ry'Imana, ariko uyu munsi nyuma yo kumvira ijambo ukaba uvuga uti nanjye ndashaka guhindukira, nanjye ndashaka gukizwa, nanjye ndashaka kubaka ubuzima bwanjye ku ijambo ry'Imana, reka nkusabe uzamure ikiganza cyawe aho uri, nkusengere, dusengane nawe kandi iri jambo kugira ngo rikore umurimo mu buzima bwawe. Imana iri kumwe nawe muri ibi bihe kandi yiteguye gukora ikidasanzwe. Imana nihindura ibihe. Muri Daniel avuga ngo ni Imana nyiribihe. Mu Giswahili avuga ngo ni mzee wa siku. Imana nyiribihe. Nta kintu na kimwe kibaho itakizi. Ni ibihe turiho tugenda ducamwo irabizi. Nizi ndwara irazizi. Nubwo abantu badafite ibisubizo by'izi ndwara, ariko ifite ibisubizo. Nta mpamvu yo guhahamuka, nta mpamvu yo gucika intege, nta mpamvu yo kwiheba. Aka kanya ndagusaba kugira ngo unyemerere dusengane, kandi Imana ifashe ubuzima bwawe, ikurinde, ikubake mu gihe nk'iki ngiki. Ijambo ry'Imana ryubaka ubuzima bwawe, ijambo ry'Imana rihindure amateka yawe nk'uko ryagiye rihindura amateka y'abantu benshi mu binyejana, nk'uko byagiye bikurikirana. Urakoze kandi Imana iguha umugisha. Reka dusenge. Mana nziza, Mana ikomeye, Mana y'icyubahiro, nongeye kuza imbere yawe, nongeye guca bugufi, nongeye kugushyira hejuru. Ndagushimye Data kuko waduhaye ijambo ry'umwuzuro. Ijambo iyo turyumvise turakomezwa, iyo turyumvise rirahindura ubuzima bwacu, iyo turyumvise tukarikira mu bikorwa tubona n'umugisha mu byo dukora, nk'uko tubibonye muri Yakobo. Mana ndagusaba kugira ngo aba bose bariho bankurikirana ubagirire neza Mana Nyagasani, ubafashe cyane cyane muri iki gihe aba isi yihebye, cyane cyane muri iki gihe abantu bariho bagenda bacika intege. Hariho benshi bari mu mago bikingiraniye mu mazu ariko badafite ubushobozi bw'ubuzima. Ndagusaba Data kugira ngo ubarebe, ubagirire neza, ubasange. Hari abandi nanone bibaza yuko ibingibi bikomeje byagenda bite. Mana Nyagasani ndagusaba kugira ngo nabo ubasange, ubagirire neza kandi ukomeze kubana nabo muri ibi bihe byose bariho bacamo. Mana ndasengera abarwayi, Mana Nyagasani bamaze kugaragara yuko banduye iki cyorezo. Mana ndagusaba kugira ngo imbaraga zawe zikiza zibasange kandi ubakize, uhumurize imitima yabo Mana Nyagasani. Dore ijambo ryawe rirambwira ngo nimusabe muzahabwa, mukomange muzakingurirwa, mushake muzabona. Iryo jambo Data ndaryizera, ni n'isezerano rikomeye. Iyo dushatse turabona, iyo dukomanze turakingurirwa, ndetse niyo Mana Nyagasani dusabye turahabwa. Ndakwinginze rero kugira ngo imbaraga zawe ziruta izindi mbaraga, imbaraga ziruta imbaraga za corona, imbaraga ziruta imbaraga z'indwara izo arizo zose, imbaraga ziruta iza atomiki n'imizinga, imbaraga ziruta ibifaru. Mana izo mbaraga ndazohereza ku buzima bwa buri muntu wese, haba ari bari abarwayi barwaye corona, haba ari abandi barwayi bari mu mago, haba ari abandi barwayi babwiwe indwara yuko barwaye indwara zitakira. Ndasaba imbaraga zawe kugira ngo Mana Nyagasani zimanukire hejuru yabo. Imbaraga zawe zimanukire hejuru y'abafite ubwoba, kugira ngo Mana Nyagasani
ubwa bwoba bubavemo kandi ubahe gushira amanga, kuko nta kintu na kimwe gishobora kuba ku bantu bawe utakizi. Ibi biriho bikoreka mu isi ntabwo byagutunguye, twebwe byaradutunguye kuko byaje nk'ikiza, ariko Mana nyagasani nta kijya kikwisoba, nta nikijya kigutungura. Niyo mpamvu tugusaba kugira ngo izi mbaraga Mana nyagasani, imbaraga zawe, imbaraga zikiza, imbaraga zagaragaye igihe Lazaro amaze iminsi 3 mu gituro, ku munsi wa kane ukamukuramo, izo mbaraga reka zimanukira abantu bose barwaye bakire. Kandi turahagarika iki cyorezo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turafata imbaraga zose z'umwijima. Data ndagusaba kugira ngo ukomeze kubana n'abantu bawe, komeze kubagirira neza muri ibi bihe. Ugaragare Mana nyagasani, ugendagende Mana nyagasani, ubigaragarize Mana nyagasani, aho abantu bari bateraniye Mana nyagasani, ubasange Mana nyagasani mu materaniro Mana nyagasani, aho bari mu mago, buri muryango uwugenderere Mana nyagasani. Iki gihe Mana nyagasani dukeneye Mana nyagasani kubona ihumure rituruka kuri we Mana nyagasani. Uduhumurize Mana nyagasani, utwigaragarize Mana nyagasani, ubohore Mana nyagasani, ukora ibitangaza Mana nyagasani, uhumugisha abantu bawe Mana nyagasani bakurikiranyira ijambo Mana nyagasani. Reka bakire kugira neza kwawe, reka bakire imbabazi zawe, reka bakire urukundo rwawe, reka bakire gukora kwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndamagana imigambi yose y'umwijima, ndafatamira imbaraga zose z'abadayimoni muri iki gihe Mana nyagasani. Ufasha itorero ryawe Mana nyagasani, ufasha abakozi b'Imana, ufasha abashumba, ufasha abavuga butumwa, ufasha itorero muri rusange, kandi ukomeze kwigaragaza Mana nyagasani. Ubohore ibiboshe Mana nyagasani, ubasukeho umugisha Mana nyagasani. Reka bakubone Mana nyagasani muri ibi bihe Mana nyagasani. Abantu basa nkaho badafite igisubizo, batazi ikijya imbere Mana nyagasani, ubigisubizo kuri bo kandi ukomeze kubagirira neza. Bana natwe Mana nyagasani, fasha itorero Mana nyagasani, fasha igihugu Mana nyagasani, fasha isi Mana nyagasani muri iki gihe turimo Mana nyagasani. Ukomeze gufasha abayobozi b'igihugu cyacu Mana nyagasani, ubahe gufata imyanzuro myiza, kandi natwe turiho dukurikirana iyo myanzuro, twemeze iyo myanzuro, duhagarara muri iyo myanzuro Mana nyagasani. Dufashe kwihagararamo neza Mana nyagasani, ho kugira Mana nyagasani igihungabanya, ahubwo Mana nyagasani habeho kuzuzanya mu mpande zose Mana nyagasani. Kandi ukiza abanyarwanda, kandi Mana nyagasani tubabarire. Twakoze ibyaha, twakoze bibi byangwa nawe, ibyo twakoze tutazi n'ibyo tuzi Mana nyagasani, dukomeje kubyihana kandi dusaba imbabazi. Komeza kutugirira neza Mana nyagasani, kandi reka umwuka wawe wera akomeze kuganza no gutegeka. Ndagushimye kuko uri Imana yacu, kandi nguhaye icyubahiro n'ikuzo, ni mu izina rya Yesu Kristo mukiza wacu, amen. Mwene data wankurikiranaga, birashoboka ko wakenera kumenya cyangwa kubona telefone zacu. Niba ukeneye amasengesho, telefone zacu ni 0782 212 nuduhamagara umwanya wari wose tuzagufasha mu bufasha ubwo aribwo bwose ukeneye, tuzaba dushoboye. Imana ibane namwe kandi ikomeze kubagira neza. Tubifurije umunsi mwiza, umunsi w'umugisha, umunsi w'amahoro, umunsi Imana ibitayeho. Murakoze, amen.